isi dutuye, isi y'amarira, isi y'intambara, isi yo kumena amaraso, isi cy'amaguru abantu nta nkota ifite, isi cy'amaboko y'abantu nta mupanga igira, isi kuramwa abantu amaso nta nshinga igira, nta n'ibikwasi igira. Iyi si umwana yica nyina, umugabo akica umugabo we. Iyi si yuzuyemo ibibi byinshi. Isi buri wese ugeze hejuru aba yumva yakandagira uwo munsi ye ubutazongera kubyuka. Iyi si y'inzangano, iyi si ya shitani n'abambari be, iyi si iriho n'Imana n'abamarika bayo. Iyo si niyo dutuye, nawe niyo utuye, nanjye akaba ariyo ntuyemo. Iyi si umuntu aryama arebye neza ariko akabyuka yicuritse ntawamuteruye. Iyo si niyo turiho. Isi yuzuyeho abantu benshi bagize ibibazo byo mu mutwe kandi nta itagira uburozi, ariko abantu bo aribo babifite. Iyi si dutuye niyo usanga bamwe bahinduka zezenge kandi iyo nta ruhare na rumwe yabigizemo kugira ngo bibuko nguko. Iyo niyo si turiho. Kuvuga ukuri kwahindutse ingume. Iyo si niyo turiho, n'ugerageje ko kuvuga akakuryozwa. Iyo si niyo utuye, nanjye niyo ntuye. Nguhaye ikaze mu kiganiro kubera iki. Njye ndi Titus Innocent mu kiganiro kubera iki. Nkwibutsa wowe utari wakora subscribe, like, share, comment ko wabikora nk'inkunga ikomeye wabuhaye iki kiganiro. Ni gaciro ki mu kumva ko wabona amahoro biciye mu kumena amaraso kandi nguri kurengera uburenganzira bwawe? Ese koko kubera iki? Kuko ise uko guharanira uburenganzira bwawe bumenya amaraso y'abantu atagira uko angana butakishwa mu zindi nzira kugira ngo ayo mahoro aboneke. Kuko ise uko kurengera uburenganzira bwawe akenshi ku Yesu usanga ari ukurengera icyubahiro cyawe kitari kugera ku rwego wifuza, cyangwa se ku rwego wifuza kugeraho, ukifashisha rubanda rugufi nk'ibitambo bigufasha kugera ku cyo wifuza kugeraho, kuko uzi neza ko uramutse utabikoze utyo ukabikora mu izina ryawe bitakunda, ariko ukabicisha mu zindi nzira bitewe n'abandi bantu bakuri inyuma bafite nabo icyo bifuza kugeraho. Kubera iki? Ni koko ngaho inzovu ebyiri zigwaniye ibyatsi biraharenganira. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda. None se ibyo byatsi byo uburenganzira bwabyo buzabibaza nde, cyangwa se buzabazwa nande? Kubera iki? Abantu turubaka imitirirwa, abandi bakiyubakira imitekerereze cyangwa se imyumvire, n'abandi bakubaka uburyo bwiza bwo kwiteza imbere, abandi bakubaka imihanda, abandi bakubaka amashanyarazi, abandi nabo bakubaka ubundi buryo bwiza bwo kwiteza imbere. Ariko ugasanga hari n'abandi bari kubaka uburyo bwiza bazasenya mu ibyo byose mwavunikiye bo bari mu byabo, kandi nabo baba bavuga ngo bari guharanira uburenganzira bwabo. Ese koko kubera iki? Imana iti narirahiriye icyubahiro cyanjye sinzigera ngiha undi. Umuntu nawe ati ubanza ibintu Imana ivuze ko ishaka kandi ariyo rurema byose kandi akaba ari igena byose, nta kindi kintu cyiza cyabaho cyabiruta. Rero nanjye ngomba kugiharanira, kandi nakibona ushatse kufata cyangwa se kufataho n'agake cyangwa se kumvuguruza mu myanzuro yanjye, uwagomba kubikora ari uko ntagihari. Kandi njye nta kintu ntegejeho kuri iryo jambo. Ese koko kubera iki? Azi neza ko hari igihe azaba atagihari, ariko ntiyitware nk'uzapfa, akitwara nk'uzabaho igihe byose. Kubera iki? Wibaze, nanjye nkubaze. Nabuze umuntu ushaka uwo mwanya w'icyubahiro atitwaje kuvugira rubanda rugufi, ariko yabigeraho akabakandagira ku gakanu. Ese koko kubera iki? Nanabonye uwavugiye abandi cyangwa se uwavugiye rubanda rugufi kandi akanakorera rubanda rugufi, ariko abigize abayobozi b'isi ntibamukundiye kubaho. Ese koko kubera iki? N'abandi bari kubikora, cyangwa se hari n'abazabigerageza nabo bashobora kuzabizira.
ese koko kubera iki? Kuki ukuri gukomeje kuba inkume? Bantu dukomeje gufatanya iki kiganiro cyangwa se dukomeje kucyumva, ese koko ukuri kuzashikirwa ryari? Kubera iki gukora icyiza ari ngo kwiyahura, cyangwa se ari ngo gushyira ubuzima bwawe mu kaga? Kubera iki? Ni akarya jambo ngo ukuri kurenyagirwa ikinyoma kikugamishwa. Nanone se byo kubera iki? Ngiye kukubwira aya magambo akomeye cyangwa se iri jambo rikomeye, umfashe kugira ngo tuze kurizirikana. Ni ijambo rifite umumaro cyangwa se ni ijambo risobanuye byinshi, ariyo mpamvu nkomeza kubabwira ngo umuntu uri buze kuryumva atarisobanukiwe atwandikire muri comment kugira ngo tuzarimusobanurire aritunga nazi icyo bishatse kuvuga. Nje ndi Titus Innocent mu kiganiro kubera iki, nkwibutsa gukora like, share, comment, subscribe niba utarabikora. Mu buzima ntuzaha umwanzi wawe icyuho mu byo ukora. Mu buzima ntuzaha umwanzi wawe icyuho mu byo ukora. Kandi mu buzima ntuzere ko ari we wese aho ubika inkoni ikubita umwanzi wawe uguteye kandi agatsindwa, kuko ntuhamwereka n'izakwisha. Mu buzima ntuzere ko ari we wese aho ubika inkoni ikubita umwanzi wawe uguteye kandi agatsindwa, kuko ntuhamwereka izakwica. Kandi mu buzima nugira amaso ntuzareba imirari. Ntugafate ishavu n'agahinda wahuye nako nk'intwari kujyana hasi y'abandi bose, ahubwo koresha ishavu n'agahinda wahuye nabyo nk'intwari kugeza ku ntumbero yo kudatezuka ku cyo ushaka kugeraho, kandi mu nzira nziza. Ndagusubiriramo, ntugafate ishavu n'agahinda wahuye nako nk'intwari kujyana hasi y'abandi bose, ahubwo koresha ishavu n'agahinda wahuye nako nk'intwari kugeza ku ntumbero yo kudatezuka ku cyo ushaka kugeraho, kandi biciye mu nzira nziza. Banza Imana mu byo ukora byose nk'intwari imwe rukumbi izagufasha kubona aho ushakishije ugaheba. Mu buzima banza Imana mu byo ukora byose nk'intwari imwe rukumbi izagufasha kubona aho washakishije ugaheba. Nshuti yanjye, aya magambo yazirikane kandi uyumve neza, ntiwumvirirane, kugira ngo ejo utazavuga ngo ntiwabwiwe. Kandi aya ni amagambo azagufasha kugera kuri byinshi cyane. Ndakomeza nkwibutsa ko ikiganiro ni kubera iki. Ikigare kiraryoha nk'intwaro nziza iguha kuba uwo utari, kandi kikica ukizanyemo abagikoze bimereye neza. Ikigare kiraryoha nk'intwaro nziza iguha kuba uwo utari, kandi kikicisha ukizanyemo abagikoze bimereye neza. Kubera iki? Rubanda giseseka biyumvamo imbaraga nke, kandi aribo bafite buri kimwe cyose n'imbaraga zo gukuraho uwo bishyiriyeho kubayobora igihe cyose yaba akoze ibinyuranye n'ibyo bamushyiriyeho. Kubera iki? Kubera iki ugerageje nanone kubera iki ugerageje kubivugaho biba bimeze nk'ubwiyahuzi? Kubera iki? Wibaze nanjye nkubaze kugira ngo tuze kubireba. Wakwibaza impamvu umuntu ushatse kuvuga ku karengane kamukorerwa, cyangwa se agashaka kuvuga ku kuri yifuza ko ibintu bigenda, aza kubizira, kandi ari we mugenerwabikorwa. Ese koko kubera iki? Ikiganiro ni kubera iki ugezwaho nanjye Titus Innocent. None se niba uyoboye abangamiye abayobowe, none se niba uyoboye abangamiye abayoboye, kubera iki ababangamiye bose badahagurukira rimwe kandi mu mahoro ngo bamagane ako karengane bari gukorerwa? Kubera iki? Mbaza nanjye nkubaze. Wibaze impamvu baba badahaguruka. Nanone se twibaze, kubera ko umuntu ahaguruka ari wenyine ngo agiye kuvugira akarengane ka rusange kandi akabura abamushyigikira, ubwo aravugira rusange cyangwa ni inyungu ze bwite niba ari ntawe umushyigikiye? Ese koko kubera iki?
mbaza nanjye ngubaze, none se kubera iki ubangamira abandi we iyo bamuvuzeho yitwaza icyubahiro n'ubudahangarwa yahawe n'abo bamushyizeho kugira ngo uwo ugiye kumuvuguruza amwice cyangwa se amufunge cyangwa se amukorera ibindi bibi byinshi nk'isomo ku bandi bantu bazifuza cyangwa se bazatekereza kumunenga? Ese koko kubera iki? Umbaze nanjye ngubaze, ese koko ibyo bintu birakwiye? Erega ubwo abandi bakaba barayobotse ndetse bikaba ihame ko gutekereza ibinyuranye no gushimira umuyobozi ari icyaha gikomeye kandi gihanwa n'itegeko ritanditse mu bitabo by'amategeko y'ibyo bihugu. Iri jambo ndarisubiramo, erega ubwo abandi bakaba barayobotse ndetse bikaba n'ihame ko gutekereza ibinyuranye no gushima umuyobozi ari icyaha gikomeye kandi gihanwa n'itegeko ritanditswe mu ibyo bitabo by'ibyo bihugu. Ese koko kubera iki? Inshuti yanjye ndakubwira ko ikiganiro nakagaruka, njye Ditatasi Innocent mu kiganiro kubera iki. Waba utari wakora subscribe, nakwifuza ko wayikora, like, share, comment, maze tugasubira ku munsi ukurikira.